Kristo ibyo ubona bitagenda ku buzima bwawe Imana nibigenze mu izina rya Yesu Kristo. Hani Imana ikora ibikomeye. Nagira nkubwire ngo ni Imana ibasha kwica ibasha kurimbura. Nagira nkubwire ngo ijambo ry'Imana ryo rirambwira ngo ninjye waremye umucuzi ukarema n'umurimbuzi. Imana yaremye umwijima irema n'umucyo. Haleluya. Imana yaravuze ngo isi nibeho ibaho. Imana irategeka, hari ibintu itegeka ku buzima bwawe bigahunga. Niyo mpamvu kiriho. Wibuke neza hari Imana yagukuye mu magana menshi. Nagira nkubwire ngo ubutakibukwa, ariko kubera Imana yagiye kurinda ikagutambutsa ibikomeye imbere yawe. Niyo mpamvu gihumeka umwuka w'abazima. Niyo mpamvu ugomba guhereza Imana icyubahiro, ukibuka imirimo n'ibitangaza yagukoreye. Nagira nkubwire ngo Imana turabashoje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ahantu muri hose, ahantu mudukurikirana, Imana y'amahoro ibane namwe. Kubatanze amazina niyo Mukiza David. Nk'ibisanzwe tugiye kuganira kuri kamere ebyiri zifitanye amakimbirane. Ushobora kumva ngo kamere ebyiri zifitanye amakimbirane, ariko mw'iki gihe tugezemo se cyangwa nk'ubu buryo twavutsemo, nta muntu utagira kamere ebyiri. Hari kamere y'umubiri, hari na kamere y'umwuka. Ni ukuvuga ngo umuntu ashobora kumva akagenda akabazi ngo umuntu agira kamere zingahe, cyangwa se umuntu ateye ute. Iyo umuntu akiyoborwa n'umubiri, iyo umuntu atarakira Yesu nk'umwami n'umukiza, iyo umuntu atarafata umwanzuro ngo yakire Yesu nk'umwami n'umukiza, unyumve neza, ukaba waravutse ukaba ugeze igihe utarakira Yesu n'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, icyo gihe uba uyoborwa na kamere y'umubiri. Ni ukuvuga ngo kamere y'umubiri nta cyiza cyayo. Kamere y'umubiri ikora ibyaha. Kamere y'umubiri irasambana. Kamere y'umubiri nta cyaha cyaba ku isi idakora. Unyumve neza. Iyo umuntu akivuka agakura utarafata umwanzuro ngo wakire Yesu nk'umwami n'umukiza, utarafata umwanzuro ngo ukizwe, icyo gihe ubuyoborwa na kamere y'umubiri. Nk'ubu ni urugero, umuntu ashobora kujya kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Iyo tuvuze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ni ukugenda hariya ukatuza akanwa kawe ko wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, cyangwa se mu mutima wawe ukavuga ngo Yesu ndakwakiriye, vaho uyobora ubugingo bwanjye. Icyo gihe Mwuka Wera aba yaje mu buzima bwawe. Noneho iyo wayobowe na Mwuka, tugiye gusobanura ukuntu kamere ebyiri zihangana. Kamere ebyiri zihangana, kamere ebyiri zifitanye amakimbirane, kamere ebyiri zitajya zihuza mu mutima w'umuntu. Izi ni kamere zizaturimbuza cyangwa se zikaduhesha ubugingo. Nagira nkubwire ngo kamere y'umubiri izaturimbuza, ariko kamere y'ubugingo, kamere ya Mwuka izaduhesha kubona ijuru. Rero iyo umuntu yakiriye kamere y'umwuka, hahita hazamo ihangana hagati ya kamere y'umubiri na kamere y'umwuka. Ni ukuvuga ngo ukimara kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, Satani buri saha n'isaha aba arekereje kukurwanya ngo agusubize mu bibi. N'Imana ibirekereje kugira ngo udasubira muri bya bibi. Hagati yawe n'umubiri na hagati y'umwuka hahita hazamo ihangana ukimara kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Hari urwango n'amakimbirane bikorera hagati ya kamere. Ni ukuvuga ngo ucyakira Mwuka Wera, ucyakira Yesu Kristo, hagati yawe n'umubiri, nagira nkubwire ngo icyo gihe biba bitangiye ihangana. Ni ukuvuga ngo impamvu rero bitangira ihangana ni iki? Ni ukuvuga ngo kamere y'umubiri irarikira iby'umwuka yanga. Kamere y'umubiri irarikira iby'umwuka yanga. Noneho kamere y'umwuka nayo ikararikira ibyo umubiri yanga. Niyo mpamvu haza mwihangana.
ariko kubizeye Yesu Kristo, ukimara kwizera Yesu Kristo, icyo ni igihe uba wakiriye Mwuka Wera mu buzima bwawe. Hari abantu benshi tubona batazi uko Mwuka Wera akora, cyangwa se umuntu yakiriwe Mwuka Wera amerute. Ni ukuvuga ngo iyo ukimara kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, unyumve neza, icyo gihe uba wakiriye Mwuka Wera mu buzima bwawe. Hari abantu benshi babyitiranya bakumva ko nta Mwuka Wera bagira, bakumva ko abantu bafite Mwuka Wera ari abahanura, ari abuzuzwa, ari abavuga indimi. Ariko ntago ari abo bonyine. Ukimara kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, icyo gihe uba wakiriye Mwuka Wera. Ukimara kuva mu mubiri ukakira Mwuka Wera. Iyo tuvuze kuva mu mubiri, ni ukuva kuyoborwa na Satani, ni ukuva kuyoborwa na Satani. Kuko ni ukuvuga ngo ibibera mu mubiri ni bibi, kandi impamvu tuvuga mu mubiri, uyu mubiri uzabora, uyu mubiri uzapfa, uyu mubiri uzibagirana. Ariko Mwuka ntago uzibagirana. Iyo wamajije kwakira Mwuka muri wowe, iyo wamajije kwakira Mwuka Wera, iyo wamajije kwakira Yesu muri wowe, nagira ngo nkubwire ko bwa buzima bwawe bwayoborwa n'umubiri bukigenga, bukajya mu byaha butandukanye. Icyo gihe Yesu Kristo aba yinjiye mu buzima bwawe, ntago uba ukiyoborwa n'umubiri, ahubwo ubuyoborwa na Mwuka Wera, kuko Mwuka Wera yageze muri wowe. Bishatse kuvuga ngo iyo Mwuka Wera yageze muri wowe, ibya kera biba bishize, biba byaribagiranye. Ibyo kugendera mu mubiri biba byaribagiranye. Iyo ukigendera mu mubiri ukora ibyaha bitandukanye. Ariko iyo Mwuka Wera yageze mu buzima bwawe, ibyaha byose biratwikirwa bikavaho. Nimba warisha abantu bikavaho, amaraso ya Yesu agatwikira ibyaha byawe. Nimba waragambaniye abantu bikavaho, amaraso ya Yesu agatwikira ibyaha byawe. Kandi mbabwira ngo ntago tuzajya mu ijuru kuko tutakoze ibyaha, cyangwa se kuko tutabikora, ahubwo tuzajya mu ijuru kubwo kwizera Yesu Kristo. Kuko ibyaha byo dukorera mu isi, Bibiliya iravuga ngo twakoze ibyaha twese ntago twashyikiriye ubwiza bw'Imana. Rero mu gihe twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw'Imana, nagira nkubwire ngo icyaha ku buzima bwawe ntigipfa, icyaha cy'inkomoko. Hari abantu bazi ngo kamere irapfa, cyangwa se kamere irapfa. Kuko iyo tuvuze umubiri n'ubundi ni kamere ya Satani. Iyo tuvuze abagendera mu mubiri, baba bari kugendera muri kamere ya Satani. Kamere ntago ipfa, kamere ipfa nyirayo yapfuye. Impamvu kamere idapfa, ushobora kuva mu masengesho y'iminsi ngahe, wagera mu murima wawe ugasanga inka zakugendeye ziri kukurira ibigori. Nagira ngo mubwire ngo ntago uzihangana. Kamere y'umubiri izahita ihaguruka, yadukire wa muntu, imubwire nabi. Ariko kamere y'umwuka ihora irwanya kamere y'umubiri. Ni ukuvuga ngo rero tugiye kwiza ibintu za kamere, kugira ngo kamere y'umwuka izamuke, cyangwa se izamuke ku kigero cyo hejuru. Kamere ya Satani isinzire nyine, ntigaragare nyine mu buzima bwawe. Ni ukuvuga ngo ni igihe uzaba wasenze amasengesho, Bibiliya iravuga ngo sengesha umwuka iteka. Gusengesha umwuka iteka ni uguhora usenga Imana kugira ngo kamere ya Satani isinzire. Tuvuge nk'ubu ni urugero, ushobora kumara iminsi usenga, kandi mwibuka yuko Yesu yigeze kwiyiriza amajoro 40 n'iminsi 40 ari gusenga. Hanyuma tubona yuko Satani yamujyanye ku musozi kumugeragereshayo. Iramubwira ngo nimba uri umwana, iramubwira ngo ibitangira kumwereka ibintu byiza, tangira kumwereka ibintu byiza ari bumuhe. Satani abwira Yesu ati, nupfuka mukandamya, biriya bintu byose ndabiguha. Ariko Yesu mujye mwibuka yamutsindishije amubwira ngo handitswe ngo.
irangije iragomya umugerageza iramubwira ngo hanuka ku musozi abamarayika baragusama. Ariko agumya amutsindisha ngo handitswe ngo. Bishatse kuvuga ngo ntago tuzabura kamere nyine ya Satani ihora irwanya kamere y'Imana, ariko kubizeye Yesu Kristo tuzajya tumutsindishiriza ngo handitswe ngo. Yaramubwiye ngo handitswe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Hari naho yamubwiye ngo umaze iminsi, kubera ko Satani abare nyine iyo ari mu buzima bwawe abari kubona inzara yakwishe n'iki n'amasengesho Yesu yari yakoze no kwigiriza ubusa, aramubwira ngo nimba uri umwana w'Imana fata uyu mutsima uwuhindure ibuye. Ariko arangije aramubwira ngo ntago umuntu atungwa n'imitsima gusa, ahubwo atungwa n'ijambo ry'Imana. Umuntu atungwa n'ijambo ry'Imana riva mu kanwa k'Imana. Ni ukuvuga ngo tukiraha ushobora gutungwa n'ijambo ry'Imana gute? Ushobora kuva mu bintu bidafite impamvu. Hano yavuze ngo umuntu ashobora gutungwa n'ijambo riva mu kanwa k'Imana. Wibuke iyo wageze mu bihe bikomeye, wibuke iyo ubona nta hepfo nta haruguru, ariko Imana ikakubwira ngo humura mwana wanjye ndi kumwe nawe, humura ndi kumwe nawe. Ukabona umwana, ubundi Imana tuyibonera he? Imana igaragarira he? Imana ushobora kuyibona iri kukuvugisha, Imana ukayibonera no mu bikorwa, ukayibonera mu bikorwa bitandukanye. Niho hantu hazakubwira ko Imana muri kumwe. Ushobora kugira ikibazo cya miliyoni zitandukanye ntazi umubare wazo, ariko Imana igakora igitangaza ikazikwishyurira. Icyo gihe uboneye Imana mu bikorwa. Ushobora kugira uburwayi bukomeye ku buzima bwawe, ukabona watanze amafaranga warashiriwe, ukabona nta hepfo nta haruguru, ariko Imana yo kabyara Mwuka Wera Muziranenge akamanuka akagukiza. Icyo gihe Imana ubuyiboneye mu bikorwa. Imana tuyibonera mu bikorwa bene data. Imana tuyibonera mu mirimo n'ibitangaza bwira ikora. Ushobora kugira umwana wararwaje waravuje byaranze, ariko Imana yo kabyara ikamanuka ikamukiza. Ushobora kubona abantu bari gukora impanuka, wowe Imana ikakurindira mu iyo mpanuka ukayicamo, Imana ikayikurindiramo. Ukabona neza ahantu uri wishwe, abantu barapfuye bari imbere yawe, si uko nawe utari gupfa, ariko Imana ikakurinda, Imana ikakurindira mwaho hantu. Bisobanuye ngo Imana tuyibonera mu bikorwa. Reka mbaho urugero gatonya. Nk'ubu uyu muriro uri gutwika mwa kariya gace ko muri Amerika, harimo umuntu w'umukristo wasigaye. Nene babwira ko kugira ngo uriya muriro, inkomoko y'uriya muriro ahantu wagiye uva hanini, ni ukuvuga ngo inama yabaye mu gace ko muri Amerika kamwe, ariko bamwe havuyemo umuntu yari yarayoboye iyo nama asebya ikintu bita Imana, amwaza Imana. Bamwe baravuga ngo twabonye amanota, sinzi ukuntu bagendaga batomborera ku manota. Bamwe baravuga ngo twabonye amanota 10, abandi 3, abandi angahe, ariko arangije aravuga amwaza Imana, aravuga ngo Imana yabonye 0. Ni ukuvuga ngo rero Imana ntago ijya ibona 0. Imana ihora iri imbere mu bikorwa byacu dukora. Imana ihora itugenda imbere. Ijambo ry'Imana rero riravuga ngo nzakugenda imbere hataringaniye nzaharinganiza. Nta kindi Imana bivugira ku bantu bizeye Yesu. Imana ibakiza mu byago no mu makuba. Imana ibakiza mu mibereho yabo. Imana itanga ingabo nyinshi zigapfa ku bwabo. Ushobora kugira Satani yarakurembeje akohereza imbaraga mbi, ariko Imana ibana nawe. Imana igukiza ibyo byago byose. Mu minsi tugezemo rero bene data, ni ukugira ngo utandukanye umubiri na kamere. Umubiri urashukwa, umubiri ukora ibyaha, umubiri nta cyiza cyawo. Uyu mubiri urabora, uyu mubiri urapfa, uyu mubiri
tuzawusiga hano ku isi. Uyu mubiri ni umubiri nyine, ni umubiri urwara, ni umubiri upfa, ni umubiri ubabazwa. Ariko nagira ngo nkubwire ngo mwuka wera aba muri twebwe ntagapfa. Kandi mbabwira ngo mwuka wera ni iki? Ushobora kwibaza ngo mwuka wera ko yatangiye yahoza kutubwira ngo mwuka wera ni iki? Mwuka wera ni Imana. Nimba utarubizi bisobanukirwe, mwuka wera ni Imana. Mwuka wera yari muri wowe, ni Imana ibikuyobora uko bwije nuko bukeye. Mwuka wera yari muri wowe agukiza indwara zitandukanye. Mwuka wera nacyagiye umubiri wapfuye, nagira ngo mwuka wera ntagapfa. Kuko Bibiliya iravuga ngo abizeye Yesu Kristo kuri wa munsi Yesu azaba aje gufata abamwizeye, nagira ngo ubwire ngo bazakanguka mu kanya nk'ako guhumbya, bazahindurwa. Haleluya. Niyo mpamvu ndi kukubwira ngo kamere ebyiri zituma zihangana. Mwuka ararikira ibyo kamere yanga, niyo mpamvu bihora bihanganye. Ariko iyo uyoborwa na mwuka wera, kugira ngo mwuka wera ajye hejuru ugomba gusenga. Gusenga ni iki? Gusenga ni ukwizera ibyavuzwe na Yesu udashidikanya. Umutima utizera ntabwo ushobora kunezeza Imana. Iyo tuvuze kwizera, ushobora kwizera umuntu akaguhemukira. Ushobora kwizera umuntu ibyo wari umwizeyeho akakubwira ngo nta bushobozi mfite, nta epfo nta haruguru mfite. Ariko iyo wizeye Yesu Kristo mu bugingo bwawe akinjiramo, arakuyobora. Kandi mbabwire n'aka kantu, iyo wamaze kwizera Yesu Kristo ntabwo uba ukiyoborwa n'umwuka wa kamere, ahubwo uba ukiyoborwa na kamere y'Imana. Iyo tuvuze kamere y'Imana ni umwuka w'Imana, ni umwuka wera w'Imana. Umubiri icyo ari cyo, umubiri ushobora kumva umubiri icyo ari cyo, ariko nahereye kare nkisobanura. Umubiri icyo ari cyo ni umubiri nyine, n'uyu mubiri turawurisha ukabyibuha ukagara, ariko ni umubiri upfa, ni umubiri urwara, ni umubiri ubora. Uyu mubiri rero, uyu mubiri iyo tubijyanye mu buryo bw'umwuka, uyu mubiri ni kamere ya Satani. Kamere ya Satani ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana riravuga ngo icyazanye Satani mu isi ni ukwica no kurimbura. Nta kindi kintu cyamuzanye mu isi, ni ukubuza abantu ubugingo buhoraho, ni ukubuza abantu amahoro. None babwira ikintu gikomeye mu isi tugezemo, ikintu gihenze ni amahoro. Ushobora kugira imiturirwa myinshi cyane, ariko utarakiriye mwuka wera nta mahoro wabona. Ushobora kugira amafaranga menshi cyane, ariko utarakiriye mwuka wera ngo aguhe amahoro ntayo wabona. Amafaranga ashobora kuguhesha kwambara neza, ukajya mu kabari ukabyina, ukishakamo amahoro y'iminota 10 cyangwa 15. Ariko ukihatsimbura, nagira ngo nkubwire ngo amahoro mu buzima bwawe ahita abura. Ariko iyo wakiriye mwuka wera, ni ukuvuga ngo nta bintu ukeneye bigushimisha kugira ngo ubone amahoro, ahubwo mwuka wera ari muri wowe, ayo mahoro arayaguha. Ukajya uririmba ngo mubwo ndiho nubwo napfa, ariko wizeye Yesu Kristo nta kibi kizakuzaho, nta bukene buzakuzaho, nta hepfo nta haruguru, nta biriya bintu byose ubona bibi bifatika, nta na kimwe kizakuzaho mwuka wera atabizi. Kandi mwuka wera ni inzira yo kugira ngo akureho ibyo bintu byose byakunaniye. Urugendo rushya icyo ari cyo, urugendo rushya, ubugingo bushya icyo ari cyo. Tugiye kureba ese ubugingo bushya icyo ari cyo. Ubugingo bushya icyo ari cyo
ni ukuvuga ngo Bibiliya iravuga ngo iyo ukimara kwizera Yesu Kristo ibya kera biba bishize, ahubwo ubutangiye ibishyashya, ubutangiye Mwuka Wera, ubutangiye inzira ya Mwuka Wera. Ubugingo bushya iyo ukimara kwizera Yesu uba wakiriye ubugingo muri wowe, uba wakiriye kudapfa muri wowe, uba wakiriye kuzabaho ubuzima bw'iteka ryose muri wowe. Nene batangariza impamvu duhora tuvuga ibi bintu, ni ukuvuga ngo Yesu nta kindi cyamuzanye kugira ngo abazamwizera azabaho ubugingo buhoraho. Ajya kuva mu isi yaravuze ngo ngiye kubategurira hanyu kugira ngo ahomba namwe ari mwo muzaba. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko iyo wakiriye ubugingo bushya muri wowe, mwabo bantu Yesu Kristo ajya kujya mu ijuru yavuzeho, nawe uba wakiriye ubugingo bwo kuzabayo. Kandi nagira ngo mbabwire ikindi kintu, ni ukuvuga ngo Yesu nanone akimara kuva mu isi yaravuze ngo nubwo ngiye ntago mbasize nk'imfubyi, ahubwo mbasigiye Mwuka Wera azajya abana namwe mu bikorwa byanyu bya buri munsi. Nene babwira yuko Mwuka Wera ataba yari mu isi, iyi si yaba yararangiye, yaba atari isi. Yesu nta kindi cyamuzanye kugira ngo abazamwizera bazahabwe ubugingo buhoraho. Niyo mpamvu ubugingo bushya muri wowe, gerageza wakire ubugingo bushya muri wowe, gerageza wakire Yesu muri wowe, gerageza uhinduke muri wowe. Ni ukuri nagira ngo nkubwire ngo mwene data hano waba udukurikiranye, utarakira Yesu muri wowe ntago uzabasha kunezererwa mu buzima bwawe. Utarakira Yesu muri wowe nta ntambwe uzigera itera igushimishe mu buzima bwawe. Ikintu kizima kizagufasha kubaho neza, kikagufasha kugutsindishirizwa ugatsinda amakuba y'iyi si, ni ukuba warakiriye Mwuka Wera. Kandi nkutangariza ko Mwuka Wera nta muntu adakoreramo. Mwuka Wera akorera mu buzima bwawe uko bwije nuko bukeye. Hanyuma rero abantu badukurikirana ahantu muri hose, duhe igitekerezo kuri ijambo ry'Imana tubabwiye, kuri inyigisho tubigishije. Hanyuma ukore na subscribe nimba utarayikora. Hanyuma amahoro y'Imana abane namwe ahantu muri hose, umugisha w'Imana ubakoreremo. Ndabifuriza kwakira Mwuka Wera, ndabifuriza kwakira agakiza. Niwakira agakiza, Yesu azahindura byinshi mu buzima bwawe. Ibyo ubona nk'amakuba bizahinduka ibyoroshye, ibyo ubona nk'ibyananiranye ku buzima bwawe bizahinduka ibyoroshye, ibyo ubona nk'aho bitakoreka Yesu azabikora. Imana y'amahoro ibahe umugisha.